ako murabona ukuntu aba ari keza risho ese sinako kwitajya abasore yari gukora ntabwo n'iki ese murajyanga ifoto izemo iyo nduru muri iyi si nta muntu utakwishimira gukundwa ariko nanone gukunda ugukunda byo bikaba akarusho gusa nanone kugira ngo umubone ntabwo byikora biraharanirwa uko umubona nishimanye n'inshuti zanjye tuganira duseka ntabwo byapfuye kwizana buriya kugira ngo utsindire icyizere cy'umuntu ni ibintu bisaba igihe muri iyi nkuru reka mbere yo gukomeza ntangire mbere kuko byatangiye ese kesi mvara harya naguhaye story cyahise Cedric aherutse kuza ahangaha nyine arakomanga ndasohoka nza kureba nyine nza kureba ukomanza uwo ari we nsanga ni we arimo aransaba imbabazi ampa ubusobanuro nyine butumvikana kubera ko mperutse kujya kumureba musangana n'akandi gakobwa yanciye inyuma birambabaza ngo bigira gute birambabaza ngo wagiye kumusura umusangana n'akandi gakobwa cyane rwose ibyo nibyo byatumye ubyimba urarakara umuntu ugeze iriya ngo ukuntu bibabaza ako se koko tutagiye kujya kuri Cedric wowe uri marayika kabiri kangahe nza hano mu rugo nkasanga rwahanye inkoyoyo n'abandi basore ako wagiye ureka ibikabyo umva nkubwire Cedric ntukamurenganye kandi n'ibyo wigira byose uracyamukunda umva reka nkubwire kesi Cedric yamvuye ku nzoka narazinutse ngenda zinuka umva shusho uribeshye kubera ko yarakuvuye ku nzoka baranamuzinutswe si wakabaye ukinamutekerezaho nta mwanya wakabaye umuboneraho kumutekereza uramukunda ahubwo we nawe murashobokanya ahubwo muzanapfana uko mbibona ahubwo niyo mubonye numvise sema ingeze aha are narazinutswe inzoka yanjye yamuvuye umva koko ntukajya unyice nge ndakuzereka buriya we wagenda ukamwihishamo ukamwereka ko ibyawe nawe byarangiye ariko nge umva mba mbibona narahindutse rero kesi nafashe umwanzuro wo kumurika pe ntabwo byapfa gushobokerega jya wemera kubera ikiza wowe menya ko ukimukunda wajya mu bandi ukabivurugutamo nk'inshuro igihumbi Cedric umva azaguhoraho nuko nyine abakobwa tutajya twemera kubihishura ngo tubivuge yego ko nge rero uyu muntu nyine nazinutswe ndazinuka weho uzamwemerere wongere umuhanda mahirwe mbona mwana abana nakomeze no kugira izo ngeso ziwe azajya aca imbere nawe uca inyuma ubundi urebe ko mutazawubana kandi mugashoboka reka ibintu biba byoroshye shaho nuko iyo umuntu yafashe umwanzuro aba agomba kuwuhagarara hewe imyanzuro we dore aho nibereye ejo nzaba mbabona muri gukururukana sinugire uzi icara reka mukuruka agasego neza umutwe umeze ute se ihangana tukuzanira amazi tukuzanira amazi kesi muzanira amazi amwe amurebe ayigama kwako kantu none se amakuru yawe simeze neza mbona iby'uyu musore bitoroshye ngakira nko ku mazi ntabwo byoroshye byo pe gerageza uyamare ni duke ndabona ari kuzana akabaraga pe
aho mera neza tubwire shishakemo akanyabugabo tubwire bimeze biti ese akazina kawe ni akahe ni akahe gira imbaraga ishakemo imbaraga utubwire bimeze biti nabanza tubwire izina rye ubundi yitwa nde turi ni aha ni mu rugo none se ko ndebe wanjye hahindutse uraza gusobanukirwa impamvu nyine impamvu uri hano uri buyimenye witwa Ndahubwo cyo nitwa Wiri Wiri utuye hese ntuye hano nyine nuko ndamwahinde yego ngo utuye hano no kubona twahinduye aha ni mu rugo iwacu none se ninde wabohereje se kuza kumanika amarido bimeze bite urumva amaguru yarambutse nyine ariko biri kuza gutya neza ugira gutya wumve ko biri kugenda nta kibazo ariko nyine hano haba hanyuze maze kubaka umubiri bimaze kugenda bimera neza bimeze bite nawe unyitaho ntari bitumeze neza ariko hagati aho ngaho ubundi tukubaza ibijyanye n'ukuntu byakugendekeye kugira tugusange hari ahantu nta kintu watubwiye izina ryawe ariko ntiwatubwiye aho uba ntiwatubwiye ibyari byakubayeho ndagira ngo unyuriremo muri make byagenze bite iyo ni story ndende nubwo mba nshaka kubivugaho yinyuremo muri make ko kugeza ubu tuzi n'umuntu turi kumwe nawe ngo ni muntu ki mva rero nakunze umwana w'umukobwa story z'abakobwa n'abasore nuko nyine nca inyuma nkundana n'akandi gahungu utamenya uburyo kameze mvise k'amafuti to urumva ikintu kimbabaza ni kimwe ni ukuntu amuhaye umutima wanjye yarangiza akanca inyuma akajya kuwuhereza irambwa rubebe mba nshuti ibyo ni ibintu bisanzwe bibaho kuba umuntu mukundana yaguca inyuma ni ibintu bisanzwe wibyita ko bisanzwe ninjye wamwikundiraga rego ni gute uvuga ko bisanzwe neza wikeka ko ubwo yakwangaga ahubwo nyine ibyo ni ibintu bibaho mu buzima ukaba wakundanaga n'umuntu ariko ukaba wahura n'undi ugasanga guciye inyuma kandi ejo n'ejo bundi mukongera mugasubirana nese nibyo byatumye umera kuriya nari ntangiye kumara icyumweru ntarya ntangiye kuzagamwa mfata umwanzuro ndavuga n'ubundi si nta kintu kimariye numbwiye ko wari ugiye gukora igikorwa cy'ububwa ngo wiyahure narabanje ndanywa ndavuga ntibyaye byose buriya ndi butahe mu ijoro nuzuye swingi urumva rero nongeye kwisanga aha ngaha mbaze nanjye uburyo nahageze ntibyo mperuka kwibuka mva twagutoraguye iryiriya mu muhanda utamenya uko umeze tubona wenda gupfa byarangiye hejuru y'umukobwa byari ikintu mba numva neza umukobwa agatuma umutwe ugasara bene kariya kagene nuko bitarakubaho
oya Umunsi nawe kuvuga ngo byakugezeho. sukuvuga nuko suko bitarambaho ahubwo jya umenya ngo ikintu iki n'iki kimbayeho nakitwaramo ne si kuri uba ukwiye kucyitwara hanyuma se hari ubundi buryo wahitamo gukunda umuntu ku buryo utamwimariramo? nyine kunda umuntu pe ariko niba ubona nyine atangiye kugenda gucengacenga guca inyuma hirya hino vuga menya ko nyine uwo muntu nta gahunda mufitanye. None se ninjye wamubwiye ngo nyange? umva ndumva ibyawe n'uwo mukobwa ari birebire dore ko nanamuzi nta mpamvu yo kwirirwa mutindaho. iyo mbyibutse umutwe uranjye ni ukuri. wowe ubwawe uzifatira umwanzuro niwe ugomba kwifatira umwanzuro nta kuntu umukobwa yifata ngo arakwanze urasaze uwo mukobwa uko yakomezaga kumbwira amagambo menshi nakomezaga kumwitegereza mu maso ntangira kwibona mu yindi si yanjye nawe turi mu rukundo. wow Ariko ko nayo ngiye kubivumbura. kuki waje hano se? shamba naje kumedita nyine tu mfite utuntu twinshi n'ibizame ejo nzakora Banza uryo. kandi ndugira mereza uwanjye Ndanze tugomba gusangira ariko. ufite inda uko ni ukunyiba ugabanya inda Ariko sha akira karye hajya taza n'ibintu byo kwangiza ni nta minota myinshi karamara hasi niko njya numva. ntabwo iminota itanu irashira niba ari iminota oya Okay. wawunyimye kare si wawunyimye kare nanjye nivumbuye uvuye he naguhiza ahantu hose nakuzi. ubu karitse ndabyumva wari wayimajije amaguru Ahubwo njya nibaza hanyuma 2 minutes kubera iki ubundi ntari narahuye n'umukobwa mwiza nkawe kweri mbere hose. yego Umukobwa mwiza utuje ufite umutima mwiza sinibaza iyo tudahura nk'ubuzima bwanjye baburiye kweri. ni ibintu bisanzwe ndari gusanga wari kuba warahuye n'abandi ntawamenya. Aba bandi rero ndumva nta n'umwe wanezeza umutima wanjye nkawe. seriye koko umva utazajya utuma nirya. Ni ukuri uranshimisha koko uzi ko iyo nkubonye umutima wanjye neza uhita ugira ngo utsindiye zahabu. Undi kera abantu bakuru nyine bajyaga bavuga ngo hari agasimba kitwa umunyana bakazi. Iyo umuntu ngo yakabonaga yarambaga imyaka myinshi cyane. Ubu rero nanjye byonyine kwa ngufite wanyongereye iminsi yo kubaho. Ubu nzabaho imyaka 1000. nanjye nuko maze Sure. Akomana. siporo zari neza se Ariko zanatwishe. Twananiwe, ginananiwe maze. byibureje agomba buri aho ngaho reka kuko
aze mwe muri kumwe reka njye mbe nigendeye ntugiye ndarushye mwana akira utuzi inyota ubona ikwishe nywa amazi ugomba kuba wari ufite inyota myinshi tuvuye muri siporo cyane noneho mwirukanse cyane uri kumva akabaraga kari kuza ariko ese yanyirukanganishije mana we siko nagezeho nkaruha yego mva ndumva yagerageje ahubwo none se umeze ute numva umeze ute kutavuga urumva umeze ute ese uri mu biki ko mbona uri gutekereza cyane ndabona amaraso yenda no kugushiramo wapi igihe umuntu aba ananiwe ni ukuri ndumva nongeye kurwara urwaye iki se byagenze gute ngira uburwayi bukabije mu wese ubwo bwaba bukabije umva kora hano ku mutima wumve ntuzi kubyumva gutera cyane ndi kumva uri gutera uburwayi bwanjye rero uburwayi bwanjye buriya jyewe ngira urukundo rukabije ndakunda bigambana ibamba rero mbabarira bwasi mubwiye yuko nkukunda urumva nawe uhita unyemerera yuko nkunda noneho basinyirisha ntasubira muri ko none se ubu kesi amenye ko dukundana byaba bibi hacu wambaye noye ntabwo yabimenya oya mureka ariko nose urashaka kugira ngo winshuka none se kwe mbabarira umbwiza uko urashaka ko basi njye kwa makuza nushaka ujyayo ariko ntabwo byakunda njye kuko ntabwo nshaka kesi abimenye hashya ibiki se menya natamenye niko koko ubwo ibi ni ibiki shinguka yohana icazwa niko musore ejo sibwo wambwiraga ko unkunda uyu nguyu yagezweho hati niko mbwira mukobwa wageze kuri wiru mbwira ntabwo nigeze gukoraho wageze kuri wiru ute ko abakobwa b'iki gihe mutacumva we ariko si muri mu biki mureke ariko mureka kuba iki se wowe ko namwe mwese muri kimwe mureke oya se bundi si wewe byose reka umva wewe bose uba wabiteye oya tuza nta kintu numva nta kintu tuza nta kintu numva tuza nta kintu numva have simwe muba mwaje asuye wagira mu bicyangwa Na- oya tuza Ndakwica, urambwira. tuza nta kibazo nyici urambwira ibyawe woceceka iki se Tuza. oya nta kintu numva nta kintu numva tuza niwe nkunda oya nta kintu numva nta kintu numva niwe nkunda ariko Ah, ariko se ufite ikibazo ki ndekura shegariwe ikira nonde bara amasadunda mwakanyimano ibi ni ibingi bagiye kujya birirwamo nabo akuse mwaretse gushwana gutyo ko kandi nyamara murongera mujye kuntoragura muri ruhurura nanone umutima mvuye mahembo data we mwambabare koko mukareka kuntera kino kintu cyo mu nda ayiwe ayiwe kiramfashe waho ndara ndota bandwanira abakobwa inzozi ni nziza kweli kweli basigaye bandwanira kandi sha cyakubwira ko buriya muri bo nta n'umwe wananyemera ariko inzozi ziramutse zimpaye guhitamo cyakese ni umuti basi njye ndaranicaye kugira ngo ntongere kuzirota ni inzozi nyine ese ko umutinda arota ibyo akunda
ariko ndeka nongeye nisubirire mu buriri ayiwe